Hello friends, buri izina wita channel yawe ni ingenzi cyane mu kuba wabona views cyangwa se byakwanga. Iyo wise izina ribi channel yawe cyangwa se ukayita nabi, yaba ku bushake cyangwa utabishaka, channel yawe uyihemukiye cyane, nawe ubwawe wihemukiye. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kukwereka ibintu ugomba kugenderaho wita izina channel yawe, hanyuma ibyo ukwiriye kwirinda n'ibyo YouTube isaba kugira ngo channel yawe iyi promoting bitewe n'izina wayise. Umuntu turi ureba ni video kugera irangiye araza kuba afite ubushobozi bwo kureba nimba channel ye yubatse ku buryo yaba nimba izina yari yayihaye ryaba brand ugiye aribona akajya hita amenya icyo iyo channel ikoraho. Urahita umenya nimba ukwiriye gukoresha izina ryawe bwite cyangwa se izina ry'ibyo ugiye kujya ukoraho. Ni ukuvuga ngo ikindi ndabereka ukuntu nimba waribeshye ukayita nabi ukuntu warihindura n'ibisabwa kugira ngo urihindure. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Niba ari ubwa mbere umbonye ngo haye ikaze, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe izajye gucika. Reka dutangire. Ubundi mu busanzwe YouTube ivuga ko izina niyo channel. Rero mu guhitamo izina uri bwite channel, mbere na mbere ibaze ngo channel mfunguye igiye kuzagikora ku biki. Nimba ari ukwigisha abantu, akenshi ukwiriye kuba ufata izina ukongeraho icyo iyo channel izagikora. Urugero, nimba ari Gatari, nitwa Gatari Fred, shobora kuba wenda nakwita Fred Tech cyangwa se Gatari Tech. Nimba nzajya nkora ibintu bijyanye n'ubutekinisi. Nimba ari comedy, ushobora kuba wakwitwa Gatari Comedy cyangwa se Quartier y'iwanyu Comedy bitewe n'icyo ushaka gukora. Wembere na mbere tekereza channel yawe igiye gukora ku biki. Nujya kwita izina ushingire ku byo igiye kugikoraho. Nibwo abantu bazatangira kujya babona izina ryawe rinyuze hano kuri YouTube, hanyuma bagahita barisoma bagahita bamenya ibyo ukoraho. Andi mahitamo ya kabiri, ushobora kwita channel yawe izina amazina yawe bwite, ariko ugakoresha imbaraga nyinshi zishoboka ku buryo uzajya soma amazina yawe y'iyo channel yawe azajya hita abona igisobanuro cyangwa se itatekereza agahita amenya n'icyo wowe ukora. Urugero, nimba channel yanjye narayise Gatari Fred, nkagomba gukoresha uko nshoboye kose kugira ngo channel uzajya abona Gatari Fred amenye ko nigisha ibijyanye na social medias. Ni ukuvuga ngo najya mbona umuntu ajya hita avuga ati ni wa mutipe wigisha ibijyanye na YouTube n'ibindi byose, udusobanurira ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo iyo wise channel yawe izina runaka, ugomba gukoresha uko ushoboye ku buryo abantu bazajya basomera iryo zina bahita bamenya icyo ukora cyane. Noneho rero bitari ibyo ngibyo, ubundi channel kugira ngo ibe yiswe neza igomba kuba yiswe gute? Channel kugira ngo ibe yiswe neza igomba kuba yiswe izina aho umuntu wese ashobora kwibuka iryo zina mu mutwe. Ntago channel yawe igomba kuba ijimije ku buryo umuntu ashobora kuyibagirwa uko yiboneye. Ni ukuvuga ngo mu bintu by'ingenzi ugomba kwirinda ko channel yawe yazamo amagambo, urugero ajijinganyije. Urugero, ngo ujye kwita channel ushyiremo amagambo nk'aya ngaya, usigemo utwanya ibintu bijimije cyane. Okay? Ahubwo icyiza, ita channel yawe izina uwo ari we wese ashobora kwibuka. Channel yiswe neza ni ya channel umuntu azabona, yabonaho iyi video, urugero yazanagenda hashira n'igihe ataragaruka kureba, akazavuga ati ariko nayibonye kuri channel y'umuntu witwa gutya, witwa wenda Gatari Fred, cyangwa se witwa gutya na gutya, channel yitwa gutya na gutya, ku buryo yayirangira n'undi muntu bikoro. Ariko iyo waramutse ufashe channel ukagira gute ukayita ibintu by'akajagari, ibintu nyine umuntu atakwibuka mu mutwe, birangira channel yawe ibuza abantu bayigarukaho kuyireba. Umuntu akabona rimwe video ayiguyeho, ariko yatekereza ngo yibuke rya zina yayibonyeho akaribura. Rero nujya kwita channel yawe izina, ukoresha uko ushoboye ngo uyite izina
uwo ari we wese ashobora kwibuka. Icyo gihe bituma umuntu yibuka channel yayibonyeho akagaruka n'undi akagaruka, noneho bizamura views kubera ko YouTube ireba irikomandinga video ku bantu bakunze kureba channel runaka. Niba mukunda kureba Gatari Fred, ninjye nkora video, YouTube izagihita iyohereza ba bantu bakunda kureba Gatari Fred. Rero nimba waribagiwe izina ryanjye cyangwa ryo channel wabonye iyo video, bizatuma YouTube itambona ko uwo muntu akunda ibyo ukora, kandi yarabikunze yibagirwa izina yayibonye hiyo channel. Rero ikindi tugiye kureba ngo ese ubundi naribeshye nkaryandika nabi cyangwa none ahangaha ko nshaka guhindura izina rya channel yanjye nkarigira neza, ni gute narihindura? Ariko mbere yuko turihindura cyangwa turebe uko twarihindura, nanone kirazira guhindagura izina rya channel yawe kubera ko ni bibi. Nimba ubu ngubu mumaze kumenyera ko nitwa Gatari Fred, mukanya nkaba nkubiso wenda ngo Vibes TV, muzatangira mujye mushakisha Gatari Fred kuko ariyo mwamenyereye, birangire mutambonye. Nimumbura muzatangira kwishakira abandi cyangwa se muvuge muti wenda channel ye ntikibaho. Abantu nari maze kubaka bantakaze mbatakaze gutyo. Nawe ntago ari byiza guhindagura channel, izina rya channel gutyo, kubera ko nuramuka ubihindaguye abantu bagenda batandukana, bagenda bakubura. Rero niyo mpamvu nkubwiye ngo nonaha ugomba gutekereza ku izina rya channel yawe, wasanga rinoze ukarireka, wasanga ritanoze ukarihindura, ariko ukubaka iryo ngiryo abantu bakakumenyera kuri iryo zina. Rero wakwibaza ngo ni gute urihindura? Uza hano kuri YouTube turebe ko connection dukundira, ugafungura YouTube gutya, ukaza hano handitse you kuri YouTube gutya, ugakandaho, warangiza ukaza hano handitse ku izina ryawe handitse more, okay, handitse channel, biraterwa na connection, okay. Noneho ukahita hano kuri about yawe, ukaza ugakanda hano handitse hari akantu k'agakaramu gutya. Hanyuma hano ubugeze kuri edit ya channel yawe, yuje urabona iri ni izina rya channel yanjye. We nimba harimo izina udashaka, urahita ukanda kuri aka gakaramu wandika izina ushaka, ariko iryo zina ube waritekerejeho ku buryo iryo zina utazongera gupfa kurihindagura. Hanyuma numara kuryandika, urugero nimba nanditse wenda hano Gatari Fred, nimba atari ko nitwaga akaba ariko ngiye kwitwa, noneho mite urahita ukanda save numara gushyiramo izina hano washakaga. Hanyuma hano hari ibintu bakubwira ngo visible to anyone on YouTube. Nushyiramo izina, iryo zina rizarebwa n'abantu bose kuri YouTube. Hanyuma izina ushyizemo nibura hano, nibura wemerewe guhindura izina kabiri mu minsi 14, bivuze ko nibura utahindura izina mbere y'iminsi 7. Rero iyo umaze kugira gute gushyiramo izina ushaka, uraza ugakanda save. Guys, ndasoje. Ubwo ndizera ko ibindi nukuvuga ngo uyu munsi meze nka ari bwo ntangiye YouTube, tugiye kureba utuntu n'utundi kuri YouTube. Ubutanzababwira ku kijyanye n'iyi hando, aka kantu mugasobanukirwe nako karafasha cyane mu kuba channel yawe yagaragara. Guys, reka dusubire muri video.